Mwaramutse Yesu ashimwe, zinduka usenge, byuka usenge, haguruka usenge, hagarara imbere y'Imana, shimira Imana, Imana ikubyukije amahoro, Imana iguhaye undi munsi, shima Yesu, singiza Yesu, reka dushyire Yesu hejuru, umwami yubahwe uduhaye kuramuka amahoro. Vuga z'ibinyoma wabaye Imana, shimwa Mana wabaye Imana, haleluya, shima Imana, Imana yakubereye Imana no muri iri joro. Indizo by'urupfure no mu ishyamba, ijwi ryawe rirahumuriza imitima. Utabara kwawe Mana ntawabi, haleluya, uri Imana itabara, yo 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 yo, icyo wagambiriye uragihinyura uragisoza. Arawatini inzira zanzwe umarengerwa. Utabara kwawe Mana ntawabimenya, ni mu nzira amajana. Icyo wagambiriye uragihinyura uragisoza. Arawatini inzira isanzwe bituma barengerwa kuko bari bakurikiye ubwoko bw'Imana. Turagushima Mana, turagushima utabara, gutabara kwawe ni kwiza, gutabara kwawe ni kwishi. Yaba wagiraga inzira imwe tuba twaramwaye, ariko inzira zawe ni nyinshi Mana, haleluya. Kwawe two wadutaye Mana, haleluya. Hoya hoya, haleluya. Iye no kungirira neza, hoya, yego mwami, yego mwami. Ufite isaha yawe, ikigambiriye no kungirira neza. Gutabara kwawe Mana ntawabimenya, ni mu nzira amajana. Icyo wagambiriye wagihinyura uragisoza. Arawatini inzira isanzwe bituma arengerwa. Gutabara kwawe Mana nawe, haleluya. Shimwa, shimwa mwami, ndagushima Yesu, ndagushima Nyiringabo. Urasohoza, usohoza amasezerano mwami, usohoza amasezerano, usohoza amasezerano. Uratabara, uri Imana itabara, haleluya. Uratabara Mana, uratabara Kristo, uratabara Mukiza. Niki cyatubuza kugushima ko wadutabaye, ukadutabara aho tutari kwikura, ukadutabara ukoresheje abamarayika, ukadutabara wihagurukiye ubwawe, kuko ijambo ryawe riravuga ngo none aha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro bacurira ingoni. Wigeze guhaguruka, turabyumva. Turagushima Mana ko ari wowe Mana itabara. Waratabaye, waratabaye Abisiraheli mu kunyanja itukura, waratabaye babona ishimwe, babona inzira, hatari hari inzira uhashyira inzira. Turagushimira, turagushima ko n'iki gitondo mwami watanze ingabo nyinshi, uyu munsi tukaba tukiriho, tukaba turi bazima. Turagushimira kandi ko uyu munsi hari bujyemo gutabara kwawe, hari bujyemo gukora kwawe, hari bujyemo ubuntu bwawe, hari bujyemo kugira neza kwawe Mana. Ushimwe kubw'ubutabazi watuzaniye, ushimwe kubw'ineza yawe. Singizwa Kristo mwiza, habwa icyubahiro, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Danieli 11 umurongo wa 32. Haravuga ngo
abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Ndasubiramo Daniyeli 11 umurongo wa 32. Abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Haleluya. Kristo yubahwe. Iki gitondo niyo uba ufite amasezerano, ukaba ufite amasezerano, umunyamasezerano, ndakumenyesha ko abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga. Iryo ni itangazo. Ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Ibi bishaka kuvuga iki? Abantu bananiwe kwihangana kubw'amasezerano, abantu bayaciyemo kabiri, ukavuga ati n'ubundi ndarushye, ukicira inzira, ugaciza ubusamo, n'ubundi ntibigikunze, ukirwanirira, ugashyiramo ibyaha, kuko icyo gihe hazamo ibyaha. Ko iyo Imana isezeranije irasohoza. Haleluya. Munyamasezerano komera. Komera kuko abaca mu masezerano azabayobesha kubashyeshyenga. Uyu ni Uwiteka. Azabayobesha kubashyeshyenga. Komeza ugire ibyiringiro. Data aracyahari. Nta ngoma imusimbura. Ni umwami w'abami. Iyo avuze arakora. Tuzi abantu benshi tutabasha no kubara, yasezeranije akabisohoza. Dufite ibihamya. Ihangane, ambara imbaraga, ahubwo ubagarira amasezerano, ahubwo usubire gusenga, ahubwo usubire kwibutsa. Iki gitondo amasezerano ntagucumuze, amasezerano ntakuvane mu byizerwa, amasezerano ntatume kuba bitinde, ntibitume wiruha mu byaha, ntibitume unanirwa, ahubwo shikama wizere. Ngabaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga. Ariko abantu bazi Imana yabo, abasobanukiwe ko Imana igira neza, abasobanukiwe ko Imana itabeshya, abasobanukiwe ko Imana yanga icyaha, nta sezerano ryasohoreye mu cyaha ntiribaho, nibibaho. Imana yacu ni Imana ikiranuka, ikora ibyo gukiranuka ikabisohoza neza mu kwera kwayo, mu bubasha bwayo n'ubushobozi bwayo, kuko ni Imana yihagije, ni inyembaraga. Kandi ijya kubigusezeranya ntago yari izi ko itazabikora. Ivuga ikiri bukore, ko hari n'ibyo ikora itatubwiye. Komera, shikama, izere munyamasezerano, kuraje. Ni Imana itabara. Igihe gishize ntikigukange. Imana ntikangwa n'ibihe, niyo nyiri ibihe. Igihe bimaze ntibigukange. Imana ntikangwa n'igihe bimaze, ahubwo ikiri kureba ni ugukiranuka kwawe. Ngarika abantu bazi Imana yabo, ukabuza Uwiteka ukamenya ko akunda gukiranuka, ukabuza Uwiteka ukabuza ko avuga ngo abibutse Uwiteka ntimugatuze. Subira kwibutsa. Ukabuza Uwiteka ko ari Imana yera. Hagarara mu gutungana mu kwera, kandi ukomere. Ni Imana ikora iby'ubutwari, ni Imana izatuma ukora iby'ubutwari, ni Imana. Ngabazi Imana yabo bazakomera. Komera shuti kubw'amasezerano. Humura, komeza urugendo, humura. Amasezerano naho yatinda arasohora. Komera kandi uzakora iby'ubutwari. Kubw'ayo masezerano uzamanika amabendera y'amashimwe. Kubw'ayo masezerano uzavuza impundu. Kubw'ayo masezerano hari abandi bazakomera kubwawe, hari abandi bazagira umunezero kubwawe, hazavamo amashimwe ndetse n'abandi bubaha Imana kubwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Ngabazi Imana yabo bazakomera kandi bakora iby'ubutwari. Mwami mwiza, turagukunda, turagushimiye ko abantu bakuzi neza bakumenye bakagusobanukirwa iki gitondo, ubakomeje mu masezerano kandi bagakomera, kandi ugakora iby'ubutwari ndetse nabo ukabakoresha iby'ubutwari. Turasenze Mwami, abantu bose bafite amasezerano, abategereje amasezerano iki gitondo, ibuka amasezerano yasohoze.
ibuka ibyo wavuganye n'abantu bawe, ibuka turakwibukije, ibuka abakobwa wavuganye nabo, ibuka abagabo wavuganye nabo, ibuka abasore wavuganye nabo. Iki gitondo twibukije amasezerano, ibuka ibyo wavuganye n'abantu mu nzozi, ibuka ibyo wavuganye n'abantu mu ijambo ryawe. Ibuka mwami ibyo wavuganye n'abana bawe, ibuka Kristo mwiza, ibuka usohoze, ibuka Kristo, ibuka bari bananijwe n'amasezerano, abari bihebye kuko amasezerano atinze, bagirira imbabazi. Reka iri jambo ribasubizemo ibyiringiro, reka bongere bashikame, bamenye ko atari igihe cyo kwiheba, bamenye ko ari igihe cyo kugutegereza, bamenye ko ari igihe cyo guhaguruka bakagira ibyiringiro, bamenye ko ari igihe ahubwo cyo gukoreshwa iby'ubutwari, cyo gukomera, kandi bakaba bazakomeza abandi. Bamenye ko ari igihe cyo gukomera bakazahumuriza abandi, bamenye ko ari igihe cyo gukomera bakazafasha abandi mu izina rya Yesu, bakabaha ubuhamya bw'ukuntu bagendanye nawe mu masezerano wari warabahaye, bakabaha ubuhamya bw'ukuntu uri Imana yibuka, bw'ukuntu uri Imana ikiza, bw'ukuntu uri Imana igira neza. Ugize neza mwami, uyu munsi usohoza amasezerano, buri saha y'uyu munsi ugende wibuka abanyamasezerano maze uyasohoze. Wibuka abantu bose wasezeranije, wibuka bari ku musozi bakirindiriye, wibuka bari gusenga bagitegereje, wibuka bateze ibiganza mwami bakwibutsa, bagusaba Mana ngo ongera wigaragaze, ongera ukore kubw'amasezerano wabahaye Mana. Ndagushimiye ko abakuzi bakakumenya Data wa twese, bakagusobanukirwa, bazakomera kandi bakora ibyo butwari, kubera ko bazaba babonye ibyasezeranijwe, maze bakuzura impundu no kugushima, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Urakoze Kristo, hasingizwa, amamara kuri Imana isohoza amasezerano. Ndi umugabo wo kubihamya, uri Imana itabeshya. Ndavuze ngo himbazwa, narakubonye. Bakomere basubizwe mu ibyiringiro, ni benshi wasohoreje amasezerano, nabo uzabasohoreza none n'iteka ryose. Amen. Murakoze, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom shalom, umunsi mwiza. Mwibuke gukora subscribe na share. Bye.